I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you. Nagato kowe ingabire masengesho surange umbera umugore. Yeme nagato kowe Imana y'ijandatiye umbera umugabo. This time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I uyu mwanya turabasabye gushyingirwa ngo basezerane bajye kubana nk'umugabo n'umugore kandi bakurikije amategeko. Uyu mwanya rero kugira ngo dutangire umuhango wo kubashyingira uko babyifuje. Hari ibyo rero amategeko atubwira, nidufatanya n'abicaye aha ngaha ugasanga nawe byabuza gushyingirwa, turamushyingira. Ariko niba hari icyo baziho twasanga kinyuranyije n'amategeko kandi mwari muje gusezerana, ubwo niba bitubwira uwo bireba turabanza tubishishozeho neza. Amategeko y'igihugu cyacu ateganya ko abagiye gushakana nk'umugabo umwe n'umugore umwe baza ku bushake bwabo. Turibaza yuko uko twagiye tubavuga amazina, uko mwaje kwandikwa, mwaje ku bushake bwacu. Umwe muri mwe agomba kuba ari igitsina gore, undi akaba ari igitsina gabo. Ntabwo rero bitworohera kumenya ko mudahuje igitsina, uretse kubareba mwambaye ipantaro n'ikanzu, ariko imbere ntabwo tuzi ibihari. Impamvu ni uko tuba twizeye ko ababaherekeje wenda abafite ababyeyi barimo, abavandimwe barimo, ubwo bashobora kumenya amakuru y'uturusha.
icya kabiri nacyo dusabwa kubanza kumenya ariko cyo kitagoye cyane ni ukumenya neza ko mwese ntawe uri munsi y'imyaka 21 y'amavuko. Ni ukumenya neza ko mwese ntawe ugeze ushaka undi mugabo cyangwa se ngo abe yarashatse undi mugore. Uyu mwanya uba umusize aha n'aha uzusezerane n'uwa kabiri cyangwa se uwa gatatu. Uko muje gushyingirwa rero kugira ngo tubumve neza ko ntawe usize undi mugabo basezeranye cyangwa se basize undi mugore basezeranye bataratandukanye cyangwa ngo yitabe Imana. Ubwo nanone ababa bazi kuturusha ubwo nabyo barabidufasha. Icya kane nacyo gisuzumwa mbere yuko musezerana. Amategeko atubwira yuko abafitanye isano ya hafi batemerewe gushakana n'umugabo n'umugore, ariko inyuma y'igisekuru cya 7 birashoboka. Tugira ngo tuzi kumenya neza ko nta sano mufitanye ya hafi mbere y'igisekuru cya 7 kugira ngo muze gushyingirwa. Nabyo biragora kugira ngo tumenye ko uyu n'uyu nta sano bafitanye na mugenzi we baje gusezerana ntibyoroshye. Rimwe na rimwe ahubwo hari abicara imbere nk'uku wamureba mu maso na mugenzi we ugasanga barasa kuko bya hafi. Aba bakwibaza ni ugukundana gusa bitumye bajya gusa cyangwa se ni kwa se wabo hafi aho ngaho. Muramutse mwarareranywe ntabwo byakwemera cyangwa wundi warize namara gukura umugire umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ibyo byose rero uko mwicaye aha ngaha mwumve ko ari ibitabemera kuba mwashyingirwa haramutse ariho bigaragayeho. Ari nayo mpamvu mbere y'uko twinjira mu gikorwa duha umwanya abicaye aha ngaha. Abicaye aha ngaha no kuvuga abari aha ngaha niba hari uwayumva yatubwira ko uyu n'uyu batari bushyingirwe kubera impamvu izi n'izo azi, ubwo turamuha umwanya bitubwira. Mwemerewe kujya mu mashuka, mwemerewe kurara mu nzitiramubu imwe. Ikindi cyongeraho tubibutsa ni uko twasanze mwese icya mbere umwe ari igitsina gore n'akaba igitsina gabo. Igikurikiraho ni uko aho mwicaye aha ngaha n'abantu bagiye kuba umugabo n'umugore nta kindi cya mbere leta ibibutsa ni ukumenya neza ko uwo mubano wanyu mu mezi 9 mu gihe runaka muzaba mwabyaye. Umenye neza ko mufite inshingano zingana n'urugo rwanyu mugiye kubaka. Umugabo n'umugore imbere y'amategeko y'u Rwanda inshingano zirangana kuri urugo rwanyu mugiye kubaka. Ntihagire wumva yuko hari ibyo mugenzi bamurusha mu rugo, hari ibyo wemerewe udatemerewe. Inshingano zirangana haba ku rugo rwanyu, inshingano zirangana haba kuri ba bana muzabyara, nuko amategeko biteganya. Ntibibuza aba bana mu rugo kuba mwahitamo ko mubyumvikanamo. Niba ufite umwanya umeze utyo ukaba wakurikirana inshingano izi kurusha uyu, niba ufite ubushobozi bwo gukora ibiri ukaba wabikora, ariko imbere y'amategeko mukazirikana ko ntawe uzagenda avuga ngo yewe nari umugore sinari nkwiriye gukora ibi cyangwa ndi umugabo sinakora ibi. Imbere y'amategeko rero inshingano zirangana, mujye kubana mubizi. Uyu mwanya mugiye kuba umugabo n'umugore muri rwa rugo rwanyu rushya tuvuze, mu byemezo byanyu by'urugo rwanyu muzajya mufata. Kandi nanone twibuke ko muturutse umwe aturutse iwabo n'undi aturutse iwabo,
mugomba guhitamo rero muri ubu buryo butatu bwateganyijwe n'amategeko ibyerekeranye n'uko mugiye gucunga urugo rwacu mu mitungo mufite uyu munsi cyangwa se n'indi muzabona mu minsi iri imbere muri make. Muri ubwo buryo butatu rero turagira ngo abaje gushyingirwa mugerageze mu bukurikire cyane, mwumva aho bihuriye cyangwa aho bitandukaniye kugira ngo mu kanya gatoya muze guhitamo neza. Mu buryo butatu rero buteganywa, uburyo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange, uburyo bwa kabiri bukitwa ivangamutungo w'umuhahano, uburyo bwa gatatu bukitwa ivanguramutungo risesuye. Mu magambo makeya nidusobanura muri mwebwe nihagira abahitamo ivangamutungo rusange, mwumve ko muraba muhisemo ko ibyo wowe musore wari utunze nawe mukobwa ibyo wari utunze nubwo mutabizanye hano ariko mwumve yuko ubu nabyo mwabizanye. Bishatse kuvuga ko iyo abantu bahisemo ivangamutungo rusange, ibyo wari utunze uri umukobwa, ibyo wari utunze uri umusore, nimumara kurahira, nimumara gusinya, ubwo byose biba bibaye ibyanyu mwembi ku buryo bungana. Bishatse kuvuga yuko nyuma yo kurahira, nyuma yo gusinya, wa mutungo wose muraba mugizeho uburenganzira bungana. Niba icyo gihe ntawe uzemererwa kugurisha, ntawe uzemererwa kugura, ntawe uzemererwa kujya muri banki bafate inguzanyo wenyine, nta n'uzemererwa kuba yagira uwaganira umugore atabyemerewe cyangwa se umugabo atabyemerewe. Ivangamutungo rusange ni uburyo umugabo n'umugore bumvikana ko ibyo batunze byose babigizeho uburenganzira bungana. Iyo abantu bahisemo ivangamutungo rusange, niba ushakanye n'umugabo cyangwa umugore ufite ibi n'ibi n'undi nawe afite ibi n'ibi bikeya, byose bihurizwa hamwe mukagira uburenganzira bungana. Aya masezerano muyumve ni meza, ni meza ku bayahitamo kubera impamvu zimwe na zimwe. Icya mbere, iyo umugabo n'umugore bahisemo ivangamutungo rusange, bigaragaza icyizere bose bafitanye kandi bigaragaza ko bagiye kujya bashyira hamwe. Uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo w'umuhahano. Ubu buryo butandukanye gatoya n'ubwa mbere. Muri mwebwe mwaje gusezerana, nihagira uhitamo ivangamutungo w'umuhahano, yumve neza ko ibyerekeranye n'umutungo byose ari igice kimwe cy'umutungo muba mwemerewe kuvanga, ariko hakaba hari ikindi mutavanze. Ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye, aya masezerano aroroshye kumvikana. Uko mwaje gusezerana uku nguku, hagize uhitamo ivanguramutungo risesuye, nta kintu cyerekeranye n'umutungo aba avanze n'umugabo cyangwa n'umugore we. Abantu bahisemo ivanguramutungo risesuye baba bumvikanye ko bakundanye, bemeranyijwe kuza kubana n'umugabo n'umugore, muraje murasezeranye nk'uku, mugiye kubana mu nzu yanyu, mu rugo rwanyu, murabyaranye b'abana,
ariko buri wese ibyerekeranye n'umutungo afite umutungo we anawukoresha uko abishaka kugira ngo biborohere. Nyuma y'umwanya munini tubisobanura, namwe ubwanyu mukurikiye gusa cyane kandi mukaba muri buhabwe umwanya wo kuza kubitubwira kugira ngo mwaje gushyingirwa umugabo n'umugore we tubahe umunota umwe wo kurebana no kwibukirana icyo mugiye kuza gusezerana mu kanya muri ubwo buryo butatu. Nanjye wambutse amaso ngo rero abagore batarara ibindi byose cyane iragora gukomeza abantu baganira. Amategeko yateganyije ko abasezeranye hari abajya bananiranwa nabo bagatandukana. Kugira ngo tubabwire ibyerekeranye n'ubusitani bw'abashakanye, ariko mwumve neza ko tugiye kubibabwira tutagendereye kubigisha uko muzatandukana. Amategeko yateganyije ko abashakanye bashobora gutandukana iyo bananiranywe, anateganya ko mubwirwa inzira banyuramo. Impamvu bimeze bityo, hari igihe umugabo n'umugore basezerana bamara kubana nyuma y'imyaka 3, 5, 10 ugasanga batangiye kubana nabi, ugasanga ibyari urukundo biragenda biba urwango, ugasanga umugabo cyangwa umugore atangiye guhita gutekereza ko yatandukana mugenzi we cyangwa ko yamwikiza. Niyo mpamvu rero tugira ngo tubabwire ibyo mwakwirinda kugira ngo mutazatandukana. Icya mbere ni urupfu. Urupfu ruri mu biteganyijwe ko ruramutse rubaye hagati y'abashakanye umwe agapfa, icyo gihe amategeko yemera ko muba mutandukanye. Aha ngaha itegeko riravuga yuko icyo gihe iyo umwe apfuye usigaye yemerewe gushaka undi mugabo cyangwa se undi mugore, urabyemerewe. Iyo bapfuye umugore agasigara umugabo yemerewe gushaka undi mugore igihe icyo ari cyo cyose yakumva ari ngombwa ko amukeneye. Ariko hapfuye umugabo agasigara umugore yemerewe gushaka undi mugabo nyuma y'iminsi 300 uhereye wa mugabo we wa mbere yapfiriye. Ni ukuvuga nyuma y'amezi 10. Ibi impamvu amategeko yabiteganyije no kugira ngo umugabo wawe napfa wihangane icyo gihe, kugira ngo niba hari inda wenda uwa mbere yagusigiye izabanze ivuke, wa mwana amenye umuryango akomokamo. Ibyo byakuraho urujijo, kuko uramutse ushatse umugabo mu cyumweru kimwe gikurikira icy'umugabo wa mbere yapfiriye, mu mezi 9 cy'umubyaye, byatera urwo rujijo kandi siko amategeko abiteganya. Ikindi mumenya mwe muje gushyingirwa, amategeko mwese mwembi ababwira ko ntawemerewe kuzata urugo rumwe.
kuba ibi byose tubabwira birimo guhemuka, birimo kugira bite, iyo bigeze imbere y'amategeko biba icyaha iyo umwe mu bashakanye abikoze. Murasabwa rero kujya kubana mubyirinda, kuko iyo bikoze aba ari icyaha, aba ari ubuhemu ukoreye mugenzi wawe ushaka gutuma mutandukana. Abaje gushyingirwa nta mugore wemerewe gusambana, nta mugabo wemerewe gusambana, kandi mumenye ko ari impamvu ya mbere yemewe ikunda kugaragara itanya abashakanye, bivuze ngo ni ukubyirinda kurushaho. Ikindi mujye kwirinda giteganywa n'amategeko ni ibitutsi. Ibitutsi, guhora utuka umugore wawe ntabwo byemewe, guhora utuka umugabo wawe ntabwo byemewe, guhora ufungirwa impamvu ziteye isoni nabyo ni uko. Nta gitangaza rero umugore mwashakanye avuga ati sinari nzi yuko uteye bityo, binteye isoni kongera kubana nawe, ngiye gusaba ko dutandukana kubera izo mpamvu birashoboka. Harimo no kumwima ibimutunga. Birashoboka mu mibanire y'abashakanye, ushobora kuba uri umugabo uyu munsi ariwo ufite ubushobozi ukora, umugore wenda atabishoboye cyangwa ari n'impamvu zindi, akaba ariwe ufite ubushobozi bwo gutunga urugo. Ntabwo rero urugo rwawe umugore yabura icyo yambara n'abana n'ibyo kurya, cyangwa nawe umugore niwe ubishoboye ngo umugabo abura ibyo yambara cyangwa iby'abana n'ibyo kurya. Ibyo byose mujye kubana muzi yuko ari ibyo kwirinda. Abashakanye bashobora no gutandukana bo babishatse, kuko mu mwanya urimo haramutse hagaragaye ko abantu baza gusezerana ku bushake, no gutandukana ku bushake birabaho kandi biremewe. Uyu mwanya rero tugiye kubaha mikoro, wa mwanya twabahaye kugira ngo mwongorerane, mwibukiranye ibyo mugiye kuza gusinyira, mwibukiranye icyemezo mwafashe kiri butangire no gushyirwa mu bikorwa kuva kuri iyi tariki. bahisemo ivangamutungo rusange. Yewe Manishimwe Jean Godier maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye n'agahato ko wowe Ingabire Masengesho Solange umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye n'agahato ko Manishimwe Jean Godier umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby,
umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Gatenga maze kumva amasezerano ya Manishimwe Jean de Dieu na Ingabire Solange bagiye imbere yanjye ku ruhame ishingiye kandi ku bubasha muhabwa n'amategeko ubu bashyingiwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Twongere rwose dusabe abaje kubashyigikira badufashe tubashimire cyane. Nsanze urukundo ruruta byose kwihishira n'ukwibeshya no gusasa nzahora ngukunda nkaharuka nyuma tambuka kuva nakumenya wanyibukije umudendezo tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata umutima ugasabana duhora turi kumwe ubu datandukana bisa nka paradizo duhora turi kumwe ubu datandukana bisa nka paradizo duhora turi kumwe ubu datandukana sakubwira ko bizashira bifuze ko nkota ni ku isi imera reka nkubere inyenyeri itazima imvura isagwa nkubere urwukamo tambuka oya ntutinye kugwa turi kumwe abifuza ko nabivamo ntibazi yuko ari wowe kuva nakumenya wanyibukije umudendezo tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata umutima ugasabana duhora turi kumwe ubu datandukana bisa nka paradizo duhora turi kumwe ubu datandukana bisa nka paradizo duhora turi kumwe ubu datandukana kuva nakumenya umudendezo ntibazi yuko ari wowe kuva nakumenya wanyibukije umudendezo urikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata umutima ugasabana duhora turi kumwe ubu datandukana
tunanirwa kwifata umutima ugasabana udatandukana usanga paradiso udatandukana usanga paradiso ora turi kumwe udatandukana From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment. abageni barakoze cyane rero ko abashyitsi mu byicaro byabo nyuma yo gufata amafoto meza cyane akaba ari amafoto rwose y'urwibutso akaba ari amafoto amwe umuntu avuga yuko ari amafoto umuntu atajya yibagirwa mu gihe cyabo rero ntabwo twatangira uyu munsi mukuru cyangwa se ibi birori tutiragije Uwiteka Imana ikomeye Imana y'u Rwanda kugira ngo tube twabana n'Imana muri uyu munsi mukuru rero ndabwira ko mwashyika juru tukiragiza Uwiteka Imana ikomeye tukaragiza uyu munsi ndetse twaragiza ibirori bitangiye kuri uyu munsi ndetse bizagera no ku bindi birori uko bizagenda biza uhoro uhoro Uwiteka Imana ikomeye twongeye kuguha ikaze kuri uyu munsi turimo tugwaye ikaze hano turi tukweretse imitima yacu yaje hano kandi imitima ikugoboka Uwiteka Imana ikomeye uyu munsi ni uwawe ni uwacu ni umunsi wateguye ibi byose turimo uruzi ko bizaba tukiri mu nda z'abatubyara ariko rero umunsi nk'uyu nawo turawushimiye tukweretse rero ibirori byacu uze kubibamo ibiribwa ibinyobwa bize kutugwa neza kandi bitugereye ku mutima nk'uko mu gitondo twatangiye tuzi yuko biri buze kugera aha reka tuguhe icyo bavuga ati wakoze Mana kuko uyu munsi ugejeje aha tukoregeje rero ibindi byose bize kubera hano kuva bitangiye kugera bisoje ndetse uri hano wese uze kumuha icyubahiro kubera ari wowe Uwiteka Imana ikomeye rero tweretse abageni bacu iki gikorwa dutangiye kizagisozwe neza kandi gisozwe ku mugaragaro abantu bose babireba Mana Uwiteka nabisitaza bibura ariko tukweretse abageni kabiri Mana uzabayobore bazakubere imbuto mu mbuto zeri wawe kandi nziza tubisabye twizeye rero izina Uwiteka Imana ikomeye From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because
Bashyikejuru kugira ngo nubwo twafunguye umunsi mukuru w'ikinyobwa kubera inzoga n'ibindi bijya bitandukanye ndetse na pare na marene nabo nababwira yuko nabo Bashyikejuru muri uyu munsi mukuru ati nyambo rero pare na marene murakoze cyane mwakongera mukishyikira mu byicaro byanyu abwira abageni rero ko dukombe tubateretse imbere y'uko mwatuzamura maze ndabizi uri mwakuzi n'ubanziriza undi ati reka nkwihere nkwereke ati arasa umusore ati reka nkwibanzirize n'ubundi nitwe tujya tubanza n'umukobwa ati reka muhe ariko rero mwibutsa neza ko nta muntu ujya uha umugabo rimwe wongera umwongere uha umugabo aramuha akamwongera akongera akamwongera akamuha uha umugabo aramuha maze mwiyicariye mu byicaro byanyu ariko rero nimba babishyuza taxi kugira ngo muze gukoma amashyi ndaza kubishyura fagitire zose muze gukoma amashyi nta kibazo icyo mbona ni uko amashyi yanyu byanyu y'impunzi asa n'aziritse rero mukomeze mugubwe neza ndetse mukomeze mufate n'icyo kunywa. From this moment I will love you as long as I live. From this moment on. Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twaribye ku munsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti mega byiza wowe n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombe bahuje byose rwose kandi banavanze byose mega byiza wowe mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye Mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe ibyikana Mana uzabaye kurambana uba urukurukirwa uzaba urubyaro urukuye maze ubarinde ubukene batuze mu ijuru rito murakoze cyane bamwaje muri uyu munsi mbere na mbere ndabanje gushimira Imana data twese yadushoboje mukabasha kugera ahangaha hari benshi batabashe kuhagera kuba mwahageje ni iby'igiciro cyinshi twakwiye kuba turi kuriha amashyi mwongera gushimira Imana yabashije kumfasha yewe na Soso tukaba tugeze kuri uru rwego abasore batarashaka cyangwa se bataracita abasore batarashaka cyangwa se batarakwita ntabwo ari ibintu byoroshye tuzamuka imisozi tukamanuka indi ariko nk'umuhungu wo mu majyaruguru utagicika intege ndamutsindiye amashyi menshi imisozi nazamuye bajije kumutsindira rero bisaba yari bigoye tubisaba abasaza kugira ngo babyemeze tubone gutangira urundi rugendo rushyashya
ntabwo turarutangira neza ariko nyuma y'imyaka 2 tuzatangira urugendo noneho rw'ukuri tuzana ba bantu bandi batoya badukurikiye bazaduhagararira mu gihe tutazaba tukiri kuri iyi si bazadusigariraho ibyo ngibyo ntabwo twigenera Imana ibitugenera kandi tuzi ko Imana yacu yadushoboze kugira ngo umunsi izaduha n'umugisha wo kubona urubyaro. Ndangiza nshimira buri umwe wese bageze aha ngaha. Ndashimira papa na mama bambyaye kuko iyo batabaho banariho babayeho kugira ngo mbeho. Mwongera ndashimira papa na mama babyara Soso ari nabo papa wanjye na mama aka kanya bitazahinduka ndetse byiteka byose. Amashimwe cyane muntu iteka byose. Ubu ngubu nicyo gihe cyo kugira ngo ababyeyi bacu batanye na Soso dutangire tubiteho ku mpande zombi kuko nabo baravunitse ariko muhumure aho fantiri muyifate muyinywe bashoboye kunywa agasembuye mu kamwe nawe ukababuza kuko igihe ni gitoya mukishimire igihe mugifite. Mwongera gashimira urubyiruko rwacu tubana mu Bushinwa cyangwa se twabanyeyo basaba ko banahaguruka abo ngabo nabo Bushinwa twaniha bariya tuzakurana igihe nzasonza bazangaburira igihe bazasonza nzabagaburira. Ndakurikizaho abandi bantu bose twagiye dukurana bahaguruka tukabasuhuza nabo bakadusuhuza abo twagiye dukurana abo twiganye muri secondaire tokome no muri secondaire high school bahaguruka tukaba bagihagaze ndabanza gushimira Murinzi Alexandre nibo watumye menya Imana. Ntabwo uko mumbona ntabwo ariko narito ariko akira mu buryo bwo gukorera Imana ubonye umuntu. Mwongera ngakurikiza buriya nawe twarakuranye mbere y'umwana mwiza nawe wakwiyicarira ngakurikizaho Jire nawe twarakuranye niwe waniraga imbaraga kuko yabaga wa kabiri rimwe akaba uwa mbere akantera imbaraga ubwo nawe akaba ari mu batumye buyondiwe ubu ngubu. Ndashimira n'abandi bose kubera ko igihe ari gitoya n'abandi bose baje abona baje kuvuga ariko ndabyishimiye cyane kuko mwaje sibyo nanjye muzanumire basi zaze nsome kugashira cyangwa se kugafata igihe muzaba mufite ibirori twongere dusuhuza. Ndangije mbaragize Imana izabane namwe mu byo mukora byose kandi izabaho umugisha iteka ryose. Amen. Amina cyane ati ijambo rye ariko muri iki gihe rero turimo turaha ikaze barambwiye ngo sinzi DJ Hola ati iyo umugabo agivuze cyangwa se inkingi y'urugo ivuze ariko hari n'undi ati ndabahaguruka gusamba aramutse nongeye niyicarire kuko umukobwa ni amasoni mama umukobwa utagira amasoni ari ikibazo. Yego mama tugira isoni uvugira ijambo rimwe ati mwiriwe mikrofone abo twiganye abavandimwe arakoze cyane rero kugira umugore uvuga amagambo make mu rugo ni ukugira amahirwe menshi abo ibibazo bikomeye. Amashyi cyane kuri Soso nabyo ni byiza cyane
DJ rero azamura akazi gake gake mukomeza mukubwa neza. Bavandimwe rero inshuti mwaturutse hafi na kure tukaba tubakiriye iki gitaramo umuhungu wacu Jean de Dieu yatubimburiye akiduha mu ikaze. Kwibyara bitera ineza, babonye ukuntu yahagutse n'ishema, twese akaduha ikaze, ababyeyi akaduha ikaze, abavandimwe bakabaha ikaze, inshuti kugeza n'ubwo ageze no kuzadukuriye muri Aziya nazo azituzanira. Reka twongere tumwambashye. Twongere tubwire ko yagize ibirori byiza kandi ntabwo nziza, yerekana ko n'ibindi bizaza, icyo tugusengera icyo tugusabira nk'ababyeyi. By'umwihariko rero ku bantu batari bazi aho abanyaburera twakirira abashyitsi, akaba ari ahangaha nyakubahwa Musonera, kongera kubaha ikaze. Mvuga ni mu ijwi ry'umuryango uhagarariye Mujyejuru, noneho mbaha agakono ko kubaramutsa no kubifuriza ibihe byiza. Urakoze cyane, mwagize urugendo rwiza, nta gushidikanya rwabaye rwiza, Imana ibahe. Nta kintu nari kongeraho rero nabaje kugukeza hamwe n'imfura mwagendanye kubw'uyu munsi mukuru w'abana bacu. Amasezerano yagiye mu ruhame n'uko bazafatanya byose ngo bakazavanga byose, bivuze ko n'imiryango yacu ubu yavanze ingabo. Niyo mpamvu mvuze nti ku buzima bwacu twese dukomeze dufate iki kirahure yatuzaniye, baduteguriye abana bacu, maze kandi dutarame n'ibifata bazageze n'ejo. Gahunda twari dufite uyu munsi yari iyi yo gutera igikumwe, n'ibindi bazabitubwira, ariko turabanza tuyinezererwe tuyimaremo byibura nk'iminsi 3. Imana ibamuhe. Iwacu tuba dufite byinshi twateguye, ariko hari n'ijambo tuba twateguye ngomba gukora ku mitima y'abitabiriye uyu munsi mukuru. Umusaza umwanya n'uwawe aho ikaze. Wakoze? Biriwe? Abandi murabo? Yego. Ntabwo nabura gushimira aba bana bacu Jean de Dieu na Solange, ngira ngo hari twese ko turi hano nibaduhurije hano umunsi mukuru wabo n'ubukwe bw'abana bacu. Nkanjye rero uhagarariye umuryango, natangiye shimira umuryango watwakiriye kinga n'aba bana. Uyu munsi rero turi hano kubw'ibirori by'abana bacu. Babivuze abambanjirije yuko tuvuye mu mategeko mu rukiko, ariko murabizi neza mbere yo kujya mu mategeko hari undi muhango wabanje guhita. Umuco nyarwanda n'ubundi kugira ngo abantu bajye mu mategeko bajye mu rukiko hari umuhango ubanziriza iyi gahunda. Ubwo rero nk'umuryango tukaba tubashimiye iki gikorwa intambwe imaze guterwa, ni nayo ntambwe ya mbere buriya, ibindi byose biza nyuma. Murabizi muri abantu bakuru, wenda nabamenye ahangaha, irindi ndaza kubyongeraho mu kanya. Jumika ningorane kuditserana kw'abashakanye ubibarite mahana akanyamuneza from Monday to Sunday kandi ubarinda amage everyday mana bahurukundo rw'intangarugero mana umugisha. Ati
ati gake gake maze ijambo rye mu kaboko keza cyane kagaba ati kamwitamike mama shenge sosa nawe cyangwa sora ati hungu sora ntabwo byumva uriya wowe umugabo aramuha akavuga bakate ongera umuhe numva adashizwe ongera umuhe urabona ati ndijunguje ameze neza cyane ati ishyikira mu byiciro byarwo amashyi menshi cyane ati uriya umugabo aramuha akongera akamuha kandi soso ngo maze imbere y'umugabo semikwa biratera bikagenda gahoro gahoro bikamugeraho cyane kandi ngo ujya guha umugabo akamuhata biyemeje kububwiye Imana ngo irutahe ibi birori nkuko watashye intambwe rero nkeya soso asubira inyuma gato wegera inyuma ugasura hoya uzi inyuma aho ngaho maze ukarebana mu maso na akurekeye rwose akaboko mukarebana mbahaye umunota wo kurebana barebana rero ubu ngubu cyo nzi cyo imitima irimo iraganira ubwabo uko ari babiri Manishimwe Jean Baudouin Chantidion ubwo icyo weza kwa ni ikintu kimwe uzamubaze ngo ku munsi baduhagarikije watekereje iki soso nawe uzamaze ati watekereza ko iki kirangiye ako kanya rero twese dutuje turi imbere agashakoshi cyangwa agasakame ufite mu ntoki wagahamarena akagufasha maze ugahereza ibiganza byawe Jordan ukimara kumuhereza ibiganza rero nabwira DJ ati zamura akarimbo gato ndebe ukuntu azagenda amashyi menshi ese barabikoze cyangwa reka tuje gato cyane DJ ati twabaye mu Bushinwa mu minsi ishize rwose haje icyorezo bita coronavirus ariko twese ntabwo kidufata twese twavuye mu Bushinwa tuje kubyinana nawe hano imbere maze DJ uzamura umuziki abazi bose ko bakandagiye ku butaka bw'Ubushinwa babone imbere baza gake gake wese bakunda
yumva ko agomba kwishima Le pacificateur jusqu'au bout, le caméra. Sukuma, we, ambia walale watoto. Basta cheza shubaka yoroko, sayoko, yani kama na chamba doroko, yoko moroko, azima pesa yo. Nasema wape, sasa wape, sometaka shamba, kombacha shamba, rono ya kwenye chamba. Hey!
umunsi mukuru cyakomeje iyo yari imyitozo amashyi menshi ndagira ngo DJ ashyireho I love you. Iyi ni impano hanze kuri Jado ndetse na Soso, kandi uyu munsi mwatangiye urugendo rwiza. Uru rugendo rwiza ni urw'abakundanye byemejwe mu mategeko ariho irangamimerere ntazi icyo mwumvikanye. Kuba rero icyo mwumvikanye ntakizi, ariko ngewe ndabakunda kandi namwe murakundana. Ntabwo rero tuzareka kubarengabira abana. Genda usuze bariya shaka. DJ I love you. Uzi ko afite umugabo hano, nabasaba ko mwaza. Ufite umugabo hano yahagurukana n'umufasha we maze bakariha ibiganza mu ntoki. Ufite neza bahaguruka.
munsi yakugeneye impano y'ikibanza amashyi menshi mu kibanza bitanzwe n'umwana ukiri muto mu ikenda. Umwana yitwa Jesus. Umwana we ufite ikibanza amashyi menshi ariko ku kibanza gitanzwe tuza kumenya ubuso bwacyo mu kanya. Okay, wenda bafataga picha na mama we yaza n'ufotora yafotora ifoto. Uyu mwana yakugeneye ikibanza cya metero 20 kuri 20. Metero 20 kuri 20 ikibanza rwose turabumenya. Iki kibanza akaba yakiguhaye mu ntara y'Amajyepfo i Nyanza. Okay. Impamvu yakiguhaye uyu munsi ku itariki 27 z'uku kwezi nibavuka. Umutsima mwiza ni impano mwateguriwe, ni impano y'urukundo. Abateguye umutsima nabwo yuko mwawuzana hano imbere. Ni famille imwe bicaye hano bateguriye umutsima kugira ngo binjiza akarimbo gato iyo keke itugeze. Ubufatanye tunoze ko ubutaka na byiza kabyo. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi. ibyishimo cyane cy'uyu munsi mu by'ukuri umusangiza w'amagambo telefone abeshya y'ibyo ariko ntabwo mpagarariye umuryango kuko umuryango wazanye ni munini tukaba dukomoka kuri rwabuze icuru rwa rusenge rwa kabasara kandi ngo murasohokana mwikanga kabiri tukaba wasinga ariko icyo si cyo cy'ingenzi icy'ingenzi ni uko uyu munsi wishimye cyane kuko imbaraga ntabwo zigaragarira gusa kuba umuntu ashobora kuba abigaragaza mu isura ye amaso ndetse n'amazuru ahubwo nyine nimba umutima koko hanyuma rero Imana ishimwe navuga ko namureze bari ababyeyi n'ubu ngubu turacyabana yavuye mu mahanga akaza mu Rwanda turishimana tukabana tukanyurwa ndetse yewe tugatarama kandi tugatarama n'imfura. Hanyuma rero uyu munsi si uw'amagambo menshi ariko icyo nagira ngo nshimire Imana ishimwe ni uko akoze ikintu cyiza nubwo
ari mu mategeko ya leta, ariko tuzagira ikindi gihe cyo gukora ibijyanye n'umuco nyarwanda, tujye kwa masengesho umusaza mukuru dukwe baduhekere, hanyuma tujyane umugeni. Icyo si byo nyine, mureke tube abanyarwanda mu nzira no mu nzu kugira amahoro. murakoze cyane. Ati uzamure ijwi ngo bakumve bose ko bari inyuma ntibari kumva. Imana ishimwe iyo musanze mu Bushinwa hari ibyo mubwira akabikora ngenda hano, akaba ari ibyo mubwira akabifasha njye ntandi kugenda, ajya mu yindi mijyi Imana ishimwe akabikora. Imana ishimwe agatega indege akasanga ahantu mu mijyi n'imo yindi akaza akanganiza. Imana ishimwe rero uyu munsi inabikubwira burya ubupfura abenshi abanyarwanda bamwe na bamwe bavuga ngo buba mu nzu, ariko ubupfura ntabwo ari ubwo mu nzu. Ubupfura ni ubwo ukora bereka abantu abandi bakabibona. Hagati aho rero uko byo ni kuvuga ushatse kubivugana ndi kumwe n'ibiganiro byose na murumuna wanjye, byaba byiza turi kumwe tuhagarara. Uyu nguyu ni murumuna wanjye. Rero ikintu twateguye twaguhaye inka. Amashimwe inshuti, twaguhaye inka, urwuri ruratanze. Kuko haba ari iwacu i Nyanza dufite ibyuri, haba ari i Kigali dufite ibyuri. Umunsi wumva isaha umunota ku wundi uzaze fata inka yawe irahari. Ati Imana yishimye rwose. Ati murakoze, ariko buriya inka bayikomera amashyi rwose, amashyi menshi cyane, cyangwa se bakaririmba utakunda inka ninde. Ariko Jado ni inka wakoze mama, yewe ntakira Jado uzi ukuntu abakobwa bakunda ibintu biryohera rwose. Ongera umuyi bakunda utuntu tw'imisukari rwose. Isukari nyine kugira ngo nawe uzumve isukari muturukaho nawe. Ati n'abandi bose rero nizere yuko bibageraho, abarimo barabitegura bize kuba byagera cyane. Aya mashina yawe Solange, wowe watugiriye umuhungu umugabo. Mana ngo muti musondera rero, hari ubwo yenda wagira ngo nakwirengagije, ntabwo kudushingira umukobwa mwiza nka Solange binyemerera kuba wambwira ngo mvuge ngo hoya. Kandi yewe yonje mbona ukuntu munyakira, nkabona ukuntu mumperekeza, nkabona ukuntu ibyo nasabye mubimpa, mukongeraho n'ibyo mungeneye. Mudusubiza abantu bo mu karere ka Nyanza, mutumore ukomeye no kuruhira. Nk'uko mwabyiboneye, ibi ni intango, ibi ni fondasiyo, si ukuba ari intango gusa, ni fondasiyo, ibindi bizaza byongerwaho urugo rwo kwa Imana ishimwe rugende rumere mu bikorwa by'izindi. Abashyi cyane, ariko bataragenda data,
Jado yaje kubwira ngo mu gitaramo urimo kandi we bashobora kwikorera mu mubyimba ugashimira abari hano mbere yuko ngo bajye Nyanza bagenda ngo nayo barifuzaga kugira ikintu ngo shimira ngo baje umunsi mukuru sinzi kubyemera ntugabure icyo wihera umwana ntabwo napanga icyo amubwira arabyihanganira musore murakoze reka nshimire abajya Nyanza n'abantu bamaye umugeni mwiza bamaye umugeni mwiza uretse no kuba ari soko banaye n'uwo nzabyara nzamurangira i Nyanza amashyicyane ku karere ka Nyanza nk'uko mubireba aramwenyura kandi ntawamuruta nta n'uzamuruta ibihe byose iteka byose ariko bizahora murakoze rero abajya i Nyanza ntabwo dutanye tuzongera dusubirane iteka ryose ndacyari umunyarwanda aho najya hose mu mahanga nzajya ngaruka kubasura dusangire murakoze ibihe byiza mudusubize batabashije kugera hano Jado arakoze cyane rwose ati mudusubize akwishyikira mu byicaro byanyu bana yacu rero tugiye gushimira kubw'uyu munsi tubiganiro byabereye hano Mana Nyagasani twongeye gusabira abagiye kugenda dusabira abasigaye hano abasangwa kugira ngo ukomeze ubarinde mu biganiro bitandukanye mu gitaramo agiye kugira Nyagasani natwe turinde mu rugendo tugiye kwerekezamo mu ntara y'amajyepfo akarere ka Nyanza Mana rero twongeye kugushimira ubw'uyu munsi twongeye kugusaba kugira ngo gahunda zisigaye imbere nazo ukomeze kuzigenda imbere ukomeze kudufasha kugira ngo nazo tuzazigereho amahoro Mana rero urakoze cyane izina ryawe rihimbazwe amen amen barakoze cyane abako mu karere ka Nyanza ati tubaherekeza gake gake DJ ntagerere hamwe zamura umuziki tugiye kubyina inkweto zingame bakuramo amakote bayakuremo icyo ngicyo ntawe umusanga n'usibye umutoza because you